Hello ni Gisenyi ku Missionnaire nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba turi hano mu karere ka Rubavu, ni Brasserie, ahantu hazwi cyitwa ubukerarugendo, na ahantu ubukerarugendo bwateye imbere cyane. Ahantu turi ahantu hitwa ku Isimbi, ni moteri ariyo twazaniye kubagurisha. Ni moteri iri ahantu hagari, ifite ubuso burenga 1200. Muri kubona ko na ahantu hanini. Hano hantu turi, iyi ni parking yacu. Iyi parking ishobora kujyamo imodoka 10 cyangwa se 12 kandi ziparitse neza. No ku rundi ruhande dufiteyo indi parking, reka naho tubereke, dukomeze no mwimbere tubereka ukuntu kose. Iyi nayo ni indi parking yacu, iri ku ruhande rwo haruguru, iyi ngiyi iri ku ruhande rwo hepfo. Iyi ngiyi nayo muri kubona ko ni parking ngari, ishobora kujyamo imodoka nayo 8 cyangwa 10 kandi ziparitse neza. Reka tuzamuke no hejuru naho tubereke ukuntu naho hameze. Ndi kuzamuka no hejuru, muri kubona ko hano ni ahantu heza cyane. Iyo uri hano muri kubona ukuntu uba witegeye ikiyaga cya Kivu. Muri kubona view ya hano hantu ni heza cyane, ni ahantu hagari. Muri kubona ko dufite ahantu wa campinga, mwaje muri nk'abakerarugendo cyangwa se mwaje muri nka timu ngari, mwaha campinga. Dufite ubusitani bwiza, dufite amazu meza nkuko muri kubona kuri kamera. Iyi nzu cyangwa se aya macumbi yacu, imiryango irimo irenga imiryango 12. Nkuko ndi kubibabwira, hano ni ahantu hagari cyane. Nko kuri ruwa ruhande muri kubona ko kino ni igice cya hano, naho dufiteyo ikindi gihande. Kuri ruwa ruhande dufiteyo inzu yo hejuru, ikaba ifite ibyumba 4 na salo. Indi yo hasi nayo ikagira ibyumba 2 na salo, salamanje, douche na toilette mu nzu. Byose niko bimeze. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane. Reka tubereke no ku rundi ruhande naho ukuntu hameze. Iki nacyo ni ikindi gihande cya hano hantu cy'iyi moteri yacu. Uru ni uruhande rwo hepfo, naho iyi apartment cyangwa se uru ruhande muri kubona rufite imiryango 4. Hakaba harimo icyumba hose, hakaba hagiye harimo icyumba kimwe na salo kuri buri muryango. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane, na hano kuri ruhande rwacu rwo haruguru. Reka naho tubereke ukuntu hameze. Nkuko muri kubona kuri kamera, hariya naho dufiteyo ikindi gihande. Reka naho tuhabageze. Hano naho muri kubona ko tuhafite indi nyubako, nayo ikaba igizwe n'imiryango 2. Hose hakaba hagiye harimo icyumba na salo. Muri kubona ko ni ahantu heza. Mwebwe bantu mukunda gusohoka amakupure, muri kubona ko twegereje na Saint Valentin, ni karibu muze mutembere hano hantu ni heza cyane, kandi dufite view nziza nkuko muri kubibona kuri kamera. Hano hantu rero turi kwagurisha $310,000 gusa. Muri kumva ko ni amafaranga make ugereranyije na hano. Ni hafi n'inyoni hoteli, ni heza cyane. Kandi muramutse mushaka inzu cyangwa se muramutse mushaka iyi moteri yacu, ko ni hagari cyane, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero iri muri screen yawe, ukaba watwandikira, ukaba wadusura ku mbuga dukoresha izo TikTok, Instagram, YouTube. Hose ni Gisenyi ku Missionnaire. Geraho urebe ibintu byiza tuba tubafitiye, haba amazu meza, ama apartment, hose ni muri Gisenyi ku Missionnaire. Ibihe byiza, turabakunda cyane.